Mva abana ingaburira ndye unyambike ukuri kose ndari hazi ndambaye ikote bakavuga ndambaye ikote abantu bakamvana ku ruhimbi bana uzi kubice hejuru mu kiyobozi hari umuvuga ubutumwa vuga ngo ngwino ngo twe kantu wicara tubonye undi mushyitsi ukimuka bakabati ngwino twe kantu ubwicare bakahangura ati wa mushyitsi naze cara hanga ngajya mu gikirisitu kandi umuvuga ngo twere ikote nambaye bakabati ubu nabwira ati nabwiriza baseka ati abantu baseka reka tumuvana hari ahantu tamukure rwose pe bakamva nahara ku ruhimbi ngiye barahamvanye nije mu buzima ngiye bakabakira abantu ngiye ndi umuvuga ubutumwa ndibanyakire bakansibuka twakire kandi akayivuge yivuge nge najye bakabati se kumutamwakiriye ati bakabakaza ku munota wa nyuma ati bagiye gusoza ati yo ati wari umushyitsi kwibagiwe kandi nageze kare nazindutse bakanyakira ati natera rero dusoze nkayitera kata kwera ubuzima kwera ikote kwera ubuzima bwo kwambara nabi burya no kwambara nabi nabyo ni ikibazo burya umuzimu bwagafe kwambara ni ukwambara neza aba yafuye aba yahuye nguyu umunyafilipine rwose niwe wari mwarimu wanjye professeur wanjye akavuga icyongereza nkabati sesa wi nkabati okay ntago nize meshi cyega ni defanda duce nyine nize nkabati okay that's okay wi defanda nyine gutyo nyine ukabwira ko urwana basha none yego none nkabati niteza abantu ko nize kandi nkabati nkani defanda ahubwo ndajya kubwiriza bakaza bakashakira umusemuzi mufite mu icenye umusemuzi nsemurira ngongeyo ayasemurira kubera Imana yamumpaye yari Imana iratangaje nuko utabariza abashimeshi ariko nawe cyama wi it's okay uko nyine nuko nyine bose barabusavuze ngo tuguca umutwe ukavuga ati wi Numva ngewe turashaka gufata iwi murangewe narize nabanize ko nago narize ko nzi kuko wavuga yuvuze ndabyumva ngewe wenda kuvuga nago mbizi neza ariko muri rusange kuvuga navuga ariko ikibazo nuko wenda najya gute wenda nakigisha muri kwisha ijambo ry'Imana birakine ndanamuhanurira ari namuhanuriye nyine ariko atari iby'ubukwe namwe ati cyokoze Imana akwera ubukwe nitwara neza niko amubwiye nakwitwa neza uzishingira iriko ari wabwa naye mubwira nyine Imana ibimbwiye ubwo mukobwa bati manimero za telefone banazimuha mu buzima bwanjye sirakundaga abakobwa amati batazamira amafuta ugasanga abanguje umusambaye shwe kabati sinza tone bazabakobwa n'abadamu reka batazankamu ndamati sinzifata nimero za telefone zanjye uzamvugishe aza ku cyumba turasenga n'Imana yayo kintu mubwira mwihorera arataha ubwo nyuma gato twaje nyine kuza guhura ariko nyine nyuma y'isingati rero uri arebo z'abana ndabaganire reka wa mana we namukobwa ntabwo yanyemera ndi umusaza ukuntu umeze byarangiye ahubwo nyine umuntu wenda ukuze nduta tubona kungana ubona bahitaga muzehe nuko nabana ndi ndabashaka umukobwa ukuze cyangwa umugore ukuze nguyu umunyafilipine rwose niwe wari mwarimu wanjye professeur wanjye akavuga icyongereza nkabati sesa wi nkabati okay ntago nize meshi cyega ni defanda duce nyine nize nkabati okay that's okay wi defanda nyine gutyo nyine ukabwira ko urwana basha none yego none nkabati niteza abantu ko nize kandi nkabati nkani defanda ahubwo ndajya kubwiriza bakaza bakashakira umusemuzi mufite mu icenye umusemuzi nsemurira ngongeyo ayasemurira kubera Imana yamumpaye yari Imana iratangaje nuko utabariza abashimeshi ariko nawe cyama wi it's okay uko nyine nuko nyine bose barabusavuze ngo tuguca umutwe ukavuga ati wi Numva ngewe turashaka gufata iwi murangewe narize nabanize ko nago narize ko nzi kuko wavuga yuvuze ndabyumva ngewe wenda kuvuga nago mbizi neza ariko muri rusange kuvuga navuga ariko ikibazo nuko wenda najya gute wenda nakigisha muri kwisha ijambo ry'Imana birakora nisafuka bere nyinshi aho ngo nashaka umusemuzi ariko no kwaga tuvuga na nyine ku ruhande ne defendaga navuga gaciye ducenzi nago nzi byishe ko nyine mungiye kuzemera kwera Imana nabyo nzabyiga mbimenye nuko yemeze rero Imana
nagize neza hamwe no gusenga abazungu muzicana twaricaranye turanasangira ye no kubera Imana nuko rero bimeze rero aha Imana ibigenza neza ndiga muri Kenya ubu rero tugiye kujya muri Kenya kuvuga imbaraga z'Imana dufite ubutumire twe baduhaye muri Kenya ho ngaho yego tugiye kuvuga imbaraga z'Imana kuba kw'Imana noneho tugenda tunerekera urambagiza umukobwa bwa mbere wamubwiye ngo iki nge rero buriya mu buzima bitewe n'ibikomere naciyemo bitewe n'ubuzima bukomere naciyemo ubuzima naciyemo by'ibigo bikomere numvaga yewe nazashaka umugore ndimvaga nazashaka umugore ubundi ariko yambwiye ngo uzakorera ubukwe simbye mbere akabate wita Imana avuze ngo uzakorera ubukwe nkabate rwose niba yitonze ibanze ingaburire mbanze rye mage byuko si impana ubukwe si bikeneye izabikwa nagira neza tibayemo amafaranga rero ngewe mba n'umukobwa bwa mbere sheri wanjye ku Gisozi no twawuriye hano kuri fawe ku mudugudu wa Byimana nari mafite icyuma cy'amasije nakunda nayiburaga 2015 none duhura we agiye mu kazi ngiye nigere kuvuga Imana turakutana rero ndi umuhanuzi nyine ndanamuhanurira ari namuhanuriye nyine ariko atari iby'ubukwe namwe ati tuyikoze Imana azakorera ubukwe nitwara neza niko abubwiye nakwitwa neza uzishingira iriko ari wabwo naye mubwira nyine Imana ibimbwiye ubwo mukobwa bati manimero za telefone banazimuha mu buzima bwanjye sirakundaga abakobwa amati batazamira amafuta ugasanga abanguje umusambaye shwe nkabati sinza tone bazabakobwa n'abadamu reka batazankamu ndamati sinzifata nimero za telefone zanjye uzamvugishe aza ku cyumba turasenga n'Imana yayo kintu mubwira mwihorera arataha ubwo nyuma gato no twaje nyine kuza guhura ariko nyine nyuma y'isingati rero uri arebo z'abana ndabaganire reka wa mana we abakobwa ntabwo yanyemera ndi umusaza ukuntu umeze byarangiye ahubwo nyine umuntu wenda ukuze nduta tubona kungana ubona bahitaga muzehe nuko nabana ndi ndabako nshaka umukobwa ukuze cyangwa umugore ukuze bityo ko bahitaga muzehe akimana arangije umuntu muto Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV ndagira ngo nongere mbasuhuze inshuti bakunze Irembo Ryera TV mbifuriza umugisha w'Imana mbabwira ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo ndetse n'ubuzima muri ka kazi kenshi dufite uyu munsi n'ubundi tugarutse tugira ngo tuganire n'umukozi w'Imana Jado n'umukozi w'Imana Imana yagiriye neza afite ubuhamya bwinshi ngira ngo ababukurikiye mu gice cya mbere babonye ibintu byinshi Imana yamukoreye uyu munsi rero tugiye kumubaza uburyo Imana yamuhamagaye amateka uburyo yagiye agenda mu buzima yabaye umugabo ntekereza ko ari we mugabo wagize ibiro bike cyane kuko yari afite ibiro bigera hafi kuri 30 niba ari na 35 uyu munsi ngo akaba ari kiboke akaba ari munini nabyibushye mbese nakimana yatageze ubu yarabyibushye kugeza ubu arimo arakora siporo kubera umubyibuho munini cyane urabona ko rero Imana yakoze imirimo ikomeye arakubwira ati abantu benshi bagiye barwanya igihagararo cyanjye abandi mbega atariko ndashimira Imana ko yampaye agaciro kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana ndagira ngo rero tubonereho bibutsa gukora subscribe ndetse na comment na share kugira ngo ibintu byacu byose bigende uko twabyifuzaga watangira wibwira abadukurikiye reka nivuge nitwa Nzirurira Jean Dodier ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana 3 abo ngo biri n'umukobwa umwe ntuyikinyinya hafi yo kwa muganga nkambezwe mu itoro rya DPR Batsinda Paruwasi ni Gasafi yego urakoze cyane Yesu aguhe umugisha mbere yuko twinjira mu kiganiro reka mbanze nkusengera Imana mbwira Imana yururuke ibane natwe muri uyu mwanya tuganira Mana turagushimira kugira neza kwawe mu byo tugiye kuvuga bibe biyobowe n'umwuka wawe mu byo tugiye kuvuga bishorerwe n'imbaraga zawe mu byo tugiye kuvuga tubonemo Imana mu byo tugiye kuvuga witamandebo bibe ibihindura bibe ibyubaka bibe byanyabyo byo
urakoze kuko uri Imana ishobora byose, urakoze kuko ukiranuka, izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Jado ni mu ntoki, wahamaga ute, uvuka he? Njyewe mvuka muri Kigali, mukeka Gasabo muri Kinyinya, hano Gaciro, hano hafi kwa Gandarari, haruguru yaho buriya ku muhanda wa kabiri buriya hari utangirira, hari muri famille kugeza hirya isambu yacu, hari isambu yacu, ariko ubu hari amazu y'ibiturirwa ntabwo wanahamenya rwose, nanjye hajya rwose macakanyobera, ntabwo se nanga cyangwa nagakorera amataje hari rese iyo banyuze nubwira barataha hari nanjye none se ubwo se banabyemera se, ntabwo babyemera, nta nubwo ukomeye ukabwira ati abantu ntabwo byashoboka, twaragurishije nyine bwabaye kavuki mwese ubu nyine, ariko babahaye amafaranga buriya mwayakoresheje iki? Nyine amafaranga icyo gihe kuko baturiye 9 icyo gihe n'ubutaka ntabwo baboraga, mbese babaga ibiti n'imyembe n'ibiki byose, ntabwo babahaye ibihumbi bingahe, nka 12? hari 1,500,000 niyo baduhaye, barabibura hari, baratwimura, twimukira za Kinyinya. Namwe mugenda mugura ahantu 15,000? Oya, icyo gihe harahendaga nyine, twaguze ahantu nyine haringaniye ariko heza, murahavuye. Ubu uri umwana wo mu isiti? Ndi umwana w'isiti, ariko naciye mu buzima bukakaye. Ubwo urugero rw'ubuzima bukakaye ni gute? Ni ukuvuga ngo bakoherezaga kujya kwiga ugahita ugenda mu isiti kujya gushaka? Narize bitewe n'ubuzima nyine bwa gipfubyi, ko ababyeyi banjye nta n'umwe nzi, nabuze mfite imyaka 4, kandi nza no kuza kubura buriya Muhamya, nza no kuza kubura 9 kuko ngewe ndi ikimuga, ikimuga ko ndavuna bitewe n'ubuzima mama wanjye yambye atanshaka, ujya sinzi ukuntu nabivuga, kuko mama yari afite abana 2 b'abahungu, yabyaga abahungu gusa, amaze kubyabahungu bamubwira ati rero papa ati mva ubigeze rero, nta wundi mwana ashaka, ati ubyaye umuhungu si ibishaka, nshaka umukobwa, ko biba ngombwa ko mafatamo igihe nyine, kuko mama abyaraga imyaka 2, abaka njye muri Onapo, ko njye navutse muri 90, no navutse cyagiye Onapo yari imbi cyane, imiti yakwicaga cyane, mama yijyamo rero ko ni wari umunyabuzima mu kiragihe ashinga kubyamamaza, nuko byagenze rero byamamaza, ariko nyine bamubanza bateka tugushyiraho na tugutera, Onapo nuko nyine nuko njye navukiye muri Onapo, uretse ko Onapo sinkunda kwivugaho cyane ibintu birebire cyane, ntabwo ari byiza, uyirimo n'ibimureba kandi utarimo n'ibimureba azabazwa n'Imana, Imana ibizi. Nuko navutsemo rero mvuka icyo kibazo kwera imiti myinshi, amaguru yanjye avukana ikibazo, uvuga mfite ubumuga munsi y'amaguru ibisebe, nanu tuvuga ni isamba y'inkweto, mfitemo inuza utuntu tw'utusigisi, navuga nyine tw'utunuza utudomodomo ukuntu, bitewe n'ubwo buzima nabayemo. None 9 rero usko abantu bahungaga bagiye baramekaga, mama wanjye naravutse bahita Nziro rero, burya n'izina ni amateka, Nziro ni amateka cyane, ati koko nzaba nirorero, navuze ati uyu mwana ubuye tumubyayemo, ubu byavutsemo nzaba nirorera, atumva ko abantu bakora rwose nzaba nirorera, bati koko pe bandika iminsi, naje ko rero twahungiye cette famille 9 bungiye cette famille baramikaga ngiye imika na mukuru wanjye imusira cyariho ati ibomba n'umuhanzi imiko wanjye n'umuhanzi mu ndimbo z'Imana akabana zisha korari sambugonga, rero bakusi igisasu kuko yari umwana we anjugunya hasi, ukumva ubundi kera mu ntambara no mu byago ufite umwana ko tigisaza yajugunyaga zakiruka magatatana, nugo nisanze ndabongo hasi rero ndabuza abantu batatanye barashaka barambura, ngiye nagiye mu gikundi cy'abantu umva nuko nanzi kugenda ariko barametse, abantu bagiye bampeka bujyamo abantu bagira neza, ako ndakara gatoya ndiragira gutabuza ababyeyi, nuko banjyanye bagenda basima bameka nsanga muri Kongo bagera mu kigo cy'imfubyi,
babatuye umwana ntabwo tuzamugeza mu ishyamba zapfirayo banjunya ku muhanda barahana rero abagizi ba neza nibo baje barantwara banyera mu kigo cy'imfubyi aho ngo niho nabaye maba imyaka 4 mfite ubwomuga mu kigo cy'imfu igoma kigo cy'imfu kigoma hariya nibo bashize nyine barantwara mu kigo cy'imfubyi mba mu ubwo buryo ariko nsagamo abazungu nasademo abazungu nibo bamvuye nyine baramvuye byahise babikandakanda nari mfite munsi y'amaguru yanjye basigaye imiti banyishije no mbese ntago ndetse no kugenda banyisha kugenda nabyo ndabimenya. Ubwo wamenye kugenda mu gihe cy'imyaka ingahe? Imyaka 8 nibwo watangiye nawe natangiye kugenda neza n'izina neza ubundi bwagana natangwa hasi kubera ku munsi y'amaguru bisebe kuba kwabara cyane kwawe nagende kwa nagiye ikibazo n'ibisebe bya munsi y'amaguru yanjye ako kuba bamaze kumvura neza nyirizina nawe kugenda neza nigendesha neza mu myaka 8 niho namenye kugenda nubwo namenye kugenda rero baje gutanga amatangazo mu nkambi muzee wanjye ubyara papa ubyara mama sogokuru nagukuru bahungiye aho ngaho mu nkambi baza rero kuri uwo mwana bitanzirorera kuko narabuze babaze ko nyina napfuye bankanagiye byarangiye napfuye basanga ni ngewe bavuga ati tuzi ko nziro afite inkovu aho ngangira inkovu hano ku inkovu imeze gucyanga gutya bukaboko inkovu ifite inkovu niyo nikase ndi umwana nyine ku mwana bakina mfata umwumbati n'icyuma ndika ngase ucyuma umwumbati mbadaswapishije bandikebye inkovu rero biraje baza bari inkovu ati niziro rero koko ati niziro ati koko niziro rero nuko baranjyana bangizeho ngo mu nkambi mbamo ubwo buryo ngo mu nkambi tuva mu nkambi tugaruka nanga mu Rwanda nakangatse mu Rwanda sanga abagiye barapfuye ikineka niyo ninjiye mu buzima rero bw'amarira nubwo nari mese gutyo nabukaye mu ngingo nabukaye mu mubiri na nisawe na nuko Imana agize neza ubujya niyo ngenda rukuntu bimeze ngo ni mbari bandita ngo ni bambare bagenda bakonya amaguru abetse ko Imana yinda amateka nago nyikumenya amaguru ariko Imana bigenje ariko Imana yagize neze bandi amateka ubuzima bwanjye ubwo byo ngiye rero nakizemo no kuvuga nawe nzi kuvuga buriya kuvuga vuba umaze imyaka 13 menye kuvuga neza ubundi nabaga ijambo nka didimanga ariko gusenga ni byiza maze kwakira Yesu umwami n'umukiza niko niyo mbivugeho neza uyu nakire Kristo nge nabaga ikinyinya ariko ndi umugatolika ndi wa muntu nyine b'umugatolika w'idini winjiye mu idini cyane mukuru wanjye maze gukizwa ngo nyine wamikaga 94 amaze gukizwa mu muhanzi ava ngo uze tugiye ku rusengero ndajya kwirimba ikinya kuri paruwasi haciye kuri paruwasi no nakira agakiza none akakere ko babati umuntu umuhazi umwigisha arigisha avuga ngo Imana arahabaye abakukura Imana habaye abo none be ase nkaho ndondo buri abakozi Imana bariho babahanuzi bariho bakohanuzi baro bavuga iby'Imana pe amen aramano batumva Imana arahabaye umva bati uribuka cyagiye mu kigo cy'imfubye ukubyo hari ikimuga nabane ko uyu muntu arimo neza ntabwo nibaga abahanuzi ngo nabyimbaga barokore ari abasazi umvaga ntabyemera hasi umuntu uvuze kanzi akavuga ibyanye byose abati muze mwihane mbadagenda fukama baransengera siwe asa nawe abati cyakura ni abati nanjye nigiyewe nanjye gihe cyo magazemo nanjye umunsi basigaye banyitiranye ati ni wowe wa musaza ati ninjye wahindutse gutyo kubera Imana inda amateka haleluya Imana ishima cyane cyavuga iki rero ubuzima bwose abuhagazemo Imana gukoramo ni Imana yavuganye nawe avuga ngo nzakugira neza yavuze kuko ari ntaje ngo rihere ije Imana ivuze naga Imana ibesha umuntu yakubesha umuntu yahiga imigo nzakwambika ntakwambike munava ngo nzagushamire vari ntakwishyurire uko n'umwana umwe ngo nzawugabura ntawugaburire ariko Imana ngo nzakugira neza Imana yabikora amateka yahinduka yumu nanjye yarahindutse ndi muzehe ubona nunamutse kubera Imana rero akenshi nuko abantu benshi bahanze nje n'ahantu abate tubwe ukuntu bunamye ubundi nyuma rero wenda tugenda tuganira umaze guhamagarwa mu rugo babifashe bate aho wabaga mu rugo babaga tukana ahubwo nje nanjye banciye nje baranciye no mani no kumenya gucyo mu buzima nabayemo nuko ni naraciye mu muryango barambwira ati ubaye murokore ugiye muri babasazi kandi famille yacu
ntabwo twatuze abasazi we rero ugiye kuba abasazi birirwa bahanura bamwe ati turakubwiye ngo va mu barokore tugenda wenyine muri famiye baranca bava ati wasaze birarangiye uko yagendaga njya ahantu muri famiye nahajya bakavuga ngo umuntu ajya ngo uve kumumye ko yasaze mu mahakato yarasaze ninjiye mu nyine mu buzima kunca ngewe ariko umunsi tuvugana bose barembeye bemeye kugira neza babonye bagazi basigata pasiteri yego nsigaye ati mukozi Imana badusengere inama kwibaye bati nago twe inama kudahari bavuga ijambo usenge ukebo uzagera neza kubera Imana igira neza basigaye bantumira ubundi bakubukwe mufaka bakamwa ati rero tuzapfe kuza muke nakundi tuzapfe kuza uzapfe kuza tuze nk'umusazi ariko umunsi bati invitation mukozi Imana zabutaye tikaje udusengera kukigiye cy'Imana cyageze nuko imeze nje na akato ariko uyu munsi akato karangiye basiga ngo none ubambona ujya muri Kenya yize muri Kenya ngenize muri Kenya naza certificate mvuge ko nize muri Kenya babibone ese ashime cyane nago tubeshya ndirengi yo certificate ndirengi iyo ndirengi wawe rwose umuntu rero dene ipanambe ni abagore umudamu ngira imbaza mikote amikote y'abagore rivana batuye ujyanisha ujyanisha dere birajyanye na mipana ubwo ni kote y'abagore none umuntu aje kubimbwira no umuntu anagiye kubwiriza umuntu atusoza ati bukozi twambaye ipanu n'ikote y'abagore ubwo ni bivanamo ngirirwa amahigo n'umuntu amereza batakumeza amakote nyine hanyuma baje ubwiza ahantu uri mu ishuri yo kuhabwa imyenda kakuta ibikote bijye birereta birindi cyane ibikote bidafite isura nuko umuntu amaye ikote naryamba rinduka ikigina nambe kote y'umukangire rinduka ikigina ribikigina ikote ikigina kubera gusaza iracusha ariko icyo gihe umuntu arandeba umuntu asengeye mu gihe ari utwite avuga ati mukozi Imana waransengeye Imana ingira neza mbyara neza uzaze ngo ubwire ngeze mu rugo nani mu ishuri y'inzara aho ukuntu ashonje ati mbanza kanywe kaje banza kanywe tuganire agati waransengeye Imana ingira neza ndashaka guha ikositimu ndabate Imana ishimwe saba imigisha rwose ati Imana ishimwe ajya mu cyumba azana ikote ati ikote nge n'ubwo twabiganiriyeho ati ni gusa nini cyane ni kinini cyane uzihangane nyine ubwo uzarigabanyishe mu mutima n'abatu umutima yati nge nzarekuriramo ikote nge nzarikuramo n'ibyo nyine nzarikuriramo kote niba riza rimaza ni kote ko bantu narebe imaza ni kote izana iyo kote n'abandi nge sinzarigabanyisha nge nzarikuriramo nge nzarikuriramo Imana ishimwe rya kote ngire aho ni kote kundi rimeze ikote kandyambaro gato bamaze barerebe ukuntu nawe urebe icyo gihe n'ukuntu nabane nabyibushye nabyushye cyane urimo napima rwose biro byinshi uhanga mbese ikote nari mu myifite ukajya ku gatote nkavuga abantu baranze nambara ikote Wandi kote ugali ukundu rimeze urifunze ni kinini cyane none icyo gihe ndi mugufi unabaye gasongo unarabyibushye yanyaga bene ahangaha ubona ko ndi panoro ryayo ariko urumva Imana ubona ukagize nkagime nkavuga Imana ati Imana iratabara bari bagaseka rero ako nundi batereka reka nango nzamurokore ngewe nge nabatizwa ku gahanga sizabatizwa amazi menshi nafite kode mbese za gatolika none rero ngewe uje nacijwemo bwa kabiri batizwa amazi menshi hano urusengero rw'abagana mu Rugarama hani Gaciro ADP Rugarama none nagiye naho kandi ngo ngiye kureba iki abana twiganye ku ishuri ninjiye mu rusengero naho nyine barigisha bajya gute nonjyandiye gute ndapfukama baransengera batubwirwa mu kwigira umubatizo nuko yigira umubatizo rero nge nizo umubatizo ukwezi kumwe nane bateniye sinzafujya mu bintu romanje boya nuko nkitonda nkabyitondera ndabandika mfata icyemezo ababura ukwezi ngo batize ndagenda batanyakira bambaza ibibazo ndabitsinda kandi ntarize nyinshi cyane uwo munsi maze kubatizo n'Imana yabije umwuka wera nabwo ati uzankorera nakuvanye kure uzamukozi wanjye ima amasezerano akomeye cyane kiza mu bihugu bitandukanye ibihugu byo hanze bizankoresha muri bitangaza ndabyakira ariko ntangiye mvuga ubutumwa gakeya
ndiga niga segonderi nize primaire ndatsinda ikizamini cya leta njya na segonderi toko ndatsinda ku Kibinyange no nize mva ku Kibinyange njya kwiga superieur kuri ADB Rutarama nayize imyaka 2 mbura ubushobozi ngacyama gatanu mu bushobozi biranga nuko nyine n'amafaranga y'urusenyi yararangiye byose birarangiye nyine tunja mu bukene mva mu ishuri rero ariko nkumaze kwera iki Imana kandi nguzankurera ni ku munsi Imana imbwa nguzankurera nagiye gusenga ha Imana mu Bibiliya ko nakundaga aba pastor numvaga nene nazamukoze Imana numvaga abana bakoze Imana ubuzima babo nkona buragoye ndabana ngiye nzankunzange mbumutira nkunga nuba nziga nka umwenjenyeri hako sinzaba umukozi Imana nanga tuzankurira nzawukoresha bite nanagukuye yema ibiratanga nuzarira nuzambarira anuza kwera ubukwe ndabana se ubukwe bubamo ibiraguti ati nkwera neza uzakure ubukwe nuko nakoze ivuga butumwa mwera Imana kandi Imana nkushimira ibitangaza Imana ibana nanjye kugeza isa rero ndimo ndibuta cyane muri makeya kubuhamya nashwije mu buzima ndasaza naje gusaza ngiye mbona ku musaza ndondama kubera ubuzima Imana ashyize mu ishuri cyo gihe bama Bibiliya umuyobozi yarambwiye ngo umva ukuntu Imana ivuze iravuze ngo ugiye kuba ikibazo ugiye mu ishuri ugiye kuba ikibazo ube n'ikibaho niba se magambo Imana iransobanurira iranga ngo ikibaho bazakwandika amazina menshi uzavugwa cyane ikibazo uzajya mu bambi society uhabwa akato abana ngo byashoboka ariko ibyo byose bazahanura byambayeho byose byambayeho ninja mu ishuri nambara ubusa nambaye imyenda ngende namba amapane y'abagore umuntu yanguri ipane byiza abagore za forongo arazi inkubita ujye nzamba yarambaye nambaye ipane acitse afata umuntu umukozi w'Imana akamuha ipane ebyiri angura ipane z'abagore ebyiri za forongo nkazanzama nkajya mu ivuga ubutumwa nkanatebeza nkanatebeza nyine bibaza ipane y'abagore bifite uri kayisani gatoya abantu bakanseka tezo kuko ntagabona ko amapane y'abagore ariko nyine nuko nkurira Imana imyaka izanyambika izangira neza ndunamuka mende ku musore ubona ndaho umusore kandi ibyo ngibyo byose Imana yabwiye madamu wanjye ko nubwo bamuhugura yambwa ngo uyu nguyu ureba hangaha nzamwunamura nzamugira umwana mutoya ati nagarabyibo ubu nungu uko nzagira hafi ijana reka ufite isezera narifite ngiye byinshi bya Imana nkuye numva ibyo bintu rwose biryoshye cyane ku Mana bose ko biba byiyongereye bafite 35 kandi hafi 60 ubu ngo rwose agakomana amateka arahindutse rwose pe ntabyibushye n'ukuri iyo ni Imana mu cyiciro cyanjye magaze mu munsi ndimo ndagerwa neza n'Imana Imana ishimwe amen nuko bemeze rero Imana ko nziga mu gihugu cya Kenya Icyo gihe Imana ibimbwira nari naburaye njye nagiye gusenyera ibiryo mva Imana ingaburira ndye unyambike ukuri kose ndari hazi ndambaye ikote bakavuga ndambaye ikote abantu bakamvana ku ruhimbi bana uzi kuciye hejuru mu kiyobozi hari umuvuga ubutumwa uvuga ngo ngwino ngo twe kantu wicara tubonye undi mushyitsi ukimuka bakabade ngwino twe kantu bwicare bakahangura atuba mushyitsi naze cara hanga ngajya mu gikirisitu kandi umuvuga ngo twere kote nabaye bakabade ubu nabwira ati nabwiriza baseka ati abantu baseka reka tumuvana hari ahantu tamukure rwose pe bakamvana harakuruhimbi giye barahamvanye nije mu buzima giye bakabakira abantu ngiye ndi umuvuga ubutumwa ndibanyakire bakansibuka twakire kandi akayivuke yivuke nge najye bati bakabatise ko mutamwakiriye ati bakabakaza ku munota wa nyuma ati bagiye gusoza ati yo ati umushizi kwibagiwe kandi nageze kandi nazindutse bakanyakira ko ati natera rero dusoze nkayitera kata kwera ubuzima kwera ikote kwera ubuzima bwo kwambara nabi burya no kwambara nabi nabyo ni ikibazo burya umuzimu bwagafe kwambara no kwambara neza aba yafu aba yahwereye bakore kwima nuko yemeze nuko ubuzana nawe mu society ngiye mwagwa kato mu mudugudu ntuye mu makato wongera nabaye mudugudu hano mu Rugarama baranze amatekanye barayazi nashaka umuntu akananuka
ntamuvugishije ntabwo ikintu cyambaye ikoti imeze gutya ubundi koko umuntu akaruka bati nta kundi ni munuke ni mu gihe cyo kunduka nta cantire wambudere wa musaza ahita wa musaza wasaze nkabati nta kundi nasaze nta kundi nkabyakira ariko ndashima ko uyu munsi amateka Imana yahinduye ku buzima bwanjye haleluya siga cyane umudugudu urugarama nacamo pasiteri ati bakoze Imana pasiteri muraho habati muraho neza atego wadusuza ubundi kuko iyo Imana kugiriye neza abantu baba ngo basuhuze kandi baba bati dusuhuze rwose ariko Imana iratabara baba hakuburyo Imana ya neza ati umusaza ni wa musaza ko tuba babaye umusorese abantu basige banyeberwa uyu munyafilipine rwose ni wari mwarimu wanjye professeur wanjye akavuga icyo yizana nkabati sesa wi nkabati okay nago nize meshi jega ni defanda duce nyine nize nkabati okay that's okay wi ni defanda nyine gutyo nyine ukabwira ko urwana basha none yego none nkabati niteza abantu ko nize kandi nkabati nkani defanda ahubwo ndaje kubwiriza bakanza bakashakira umusemuzi mufite mu icenye umusemuzi nsemurira ngongeyo arasemurira kubera Imana yamumpaye rero Imana iratangaje nuko utabariza abashimeshi ariko nawe cyama wi okay it's okay uko nyine nuko nyine bose baramusavuze ngo tuguca umutwe ukavuga ati wi Rumba ngewe turashaka gufata iwi burangewe narize nabanize ko nago narize ko nzi kuko wavuga yuvuze ndabyumva ngewe wenda kuvuga nago mbizi neza ariko muri rusange kuvuga navuga ariko ikibazo nuko wenda najya gute wenda nakigisha muri kwisha ijambo ry'Imana biragora nisafuka bere nyinshi aho ngo nashaka umusemuzi ariko no kwaga tuvuga na nyine ku ruhande ne defendaga navuga gaciye ducenzi nago nzi byishe ko nyine mungiye kuzemera kwera Imana nabyo nzabyiga mbimenye nuko yemeze rero Imana agize neza hamwe no gusenga abazungu muzicana twaricaranye twanasangira ye no kwera Imana nuko rero bimeze rero aya Imana bigenza neza ndiga muri Kenya ubu n'ejo tugiye kujya muri Kenya kuvuga imbaga z'Imana ubutumire twe baduhaye muri Kenya ho ngaho yego tugiye kuvuga imbaga z'Imana kuba kw'Imana noneho tugenda tunerekera urambagiza umukobwa bwa mbere wamubwiye ngo iki nge rero buriya mu buzima bitewe n'ibikomere naciyemo bitewe n'ubuzima bukomere naciyemo ubuzima naciyemo ugibigo bikomere numvaga ubundi yewe nazashaka umugore ndimvaga nazashaka umugore ubundi ariko yambwiye ngo uzakorera ubukwe simbyeye mbere akabati wita Imana avuze ngo uzakorera ubukwe nkabati rwose niba yitonze ibanze ingaburire mbanze rye mage byuko si impana ubukwe si bikeneye izaye kwa nagira ndetse tibayemo amafaranga rero ngewe mba n'umukobwa bwa mbere sheri wanjye ku Gisozi no twawuriye hano kuri fawe ku mudugudu wa Byimana nari mafite icyuma cy'amasije nakunda nayiburaga 2015 none duhura agiye mu kazi ngiye nigere kuvuga Imana turakutana rero ndi umuhanuzi nyine ndanamuhanurira ariwe namuhanuriye nyine ariko atari iby'ubukwe namwe ati cyokoze Imana azakorera ubukwe nitwara neza niko abubwiye nako yitwa neza uzishingira riko ari wabwa naye mubwira nyine Imana ibimbwiye ubwo mukobwa bati manimero za telefone banazimuha mu buzima bwanjye sirakundaga abakobwa amati batazamira amafuta ugasanga abanguje umusambaye shwe nkabati sinza tone bazabakobwa n'abadamu reka batazankamu ndamati sinzifata nimero za telefone zanjye uzamvugishe aza ku cyumba turasenga n'Imana nayo ikintu mubwira mwihorera arataha ubwo nyuma gato no twaje nyine kuza guhura ariko nyine nyuma y'isimbwa ati rero uri arebo z'abana ndabaganire reka wamana we namukoga ntago yanyemera ndi umusaza ukuntu umeze byarangiye ahubwo nyine umuntu wenda ukuze ndutawe tubona kungana ubona wahitaga muzehe nuko nabana n'ubundi ndabashaka umukobwa ukuze cyangwa umugore ukuze bityo ko wahitaga muzehe akimana arangije umuntu muto yarata yitima mutope kubera Imana mutoya rwose turanangana nanjye turangana imyaka irangana nanjye ukweshuri ry'Imana undi mutoya sinkuze cyane ni ishuri rata muri 90 afite 31 ariko ishuri ry'Imana yatunye ngira 75 75 ko abangufite 75 hashaje rero twarahuye nyine
nuko nyine Imana ibigenza neza bari nawe neza ngo nje nawe nzi gutirita rwose pe nako kwa niwe mwivuga utumwa nkuna kwivugira Imana nawe kure amagambo yaje ntumbaze rwose none wamubwiye ngo iki mudamu no kuvuga ngo ngewe nabwe ko nge mukunda ndamukunze nagukunze ahubwo nubarubi numva nyine bya akore ni Imana n'ukuri mbese kwa kuri Imana ati kwigisha nyine je ntago nari mbise ubundi je nabyo narinzi kandi nagukunze rwose pe nge nawanyima ko tubana rero twose nyemerero ndamwe no wegenda usenge namwe ati nge sinje nge nago nahubutse mvuga ijambo impamvu ziri ijambo wegenda usenga yitatu basi usenga ubaze Imana neza uzamye isubizo nge kandi mpano bose hari kuwa mbere ati kwa kane mu gisubizo cyuzuye niba rego cyangwa niba ari hoya mbimenye ati kandi tukongiye muri uyu mwaka mu bwana amatariki n'ukwezi arambwa ati kusko naje k'Imana mwe ko tuke muri uyu mwaka duhuza amatariki ati uyu muntu yaba ari we ajya gusenga yagiye kanyarira ajya kubaza Imana ura muntu umusaza cyangwa none ajya kubaza n'andi umusaza warasenga Imana ntangira ubuhamya yavanga ura n'umusore ninjye wamushize mu ishuri nayo uzamuvana mu genda umwemere kandi nzamugira neza imubwira amakuru yanjye yose n'umukozi w'Imana yarabimubwira byose abati cyo ni cyambere agikadeshi mu mazi yagiye ahantu batatu kwaza ahantu batatu umukobwa agikadeshi kwaza Imana umva Imana ni ura muntu ko niwe cyane aho ngo niwe atura muri tumusaza n'umusore ariko Imana ivuga n'umusore ngene mutanye wayo n'umusore kaki nawe yandishije kuyaje ibwami iranyubashye nigeze asamba abate ngo guki genda umwemeye muzakurukaniza bagera ndese abate ngo yana ngo ndi Imana ajya gatatu nafite groupe yabagamo groupe hano mu batsinda ajya kwiseyamo nijoro muza gupara azamutse ajya mu mwuka ntabwo yaranze abate ariko mbo nangura musimu wangura musore ngo n'umusaza muri famille uzamuvana he ati rutamwemera ntabwo uzashaka abate munguki mukobwa bati agize ubwo batitiye tikarabaye rero atugenda umwemerere ntabwo yasinzire mu gitondo cya kare kwa kane aterega ntabyemerwa ati ntabyemere rwose tuzabana ntabyemere ati Imana yakumbwiye nuko tupanga ubukwe Imana ibana natwe ariko ari batsira nerekanwa nereka handi batsinda abantu bagutse bakubita amashyi bagati bamusaza ati bamusaza Imana mu bayisuzuguriro ati umukobwa mutoya ubu batakimanira tabata ko Mana we ariko bari kibaza kwati kuko se kuko babizashoka buri ntago busaba tinago baneze imisi unigiwe nerekanwe tinago kwe buzabwiwe ntago buzaba rwose reka ntago buzaba babati nibizaba bandi bamuhugura baba biganya bati rwa musaza umwemereye iki mu muryango yiwabo barahugura data bukwe avuga ati reka sinzagushingira ubwo nyine nugera uzaje nugiye ngiye sinzaza bukwe bwawe wawe ni mu ruhango bukwe bwawe bwarawe ko ntago yabuje tushaka umusaza uri nko ngiye nakiye umusaza naratanze ni inkwano yitanze gitanga ko umunakire ni muna wadatabukwe niwe yakiriye ni wambaye n'ingofero yanze kubutati sinake muri amusaza duta nanjye ngeshi umuntu ngana ko umusaza kuri undi utangiye yazwe mu butarero ariko umunsi yarembeye atabo yasajye imbabazi yanze kubutaha famille iraza bo baraza tukura ubukwe bigenda neza biremera abanaje muko batako buje Imana irataba ndere na Bonavatire rwose arahari ne waremutse wanje umukozi wa Bonavatire yaremutse wa MC yabishuje birashyuha rwose arahanura abatimira ukuri bamufata ziraboneka turanywa bigenda neza mukwe bwanje ntacyo cyabuze ukwe bwanje kandi nandasagwa amafaranga ngiye nade nagiyemo Imana abanye nanjye ndanasagura ninja mu bwo buzima bwose rero Imana wananjye mukwe bwanje mburaba bavati none rero nugashatse nagazabyara uko ashaje baba abantu basiko rero wenda kumuntu ashata uje umugabo nago umugabo isa gusarabyara ako bati nagazabyara ariko narabyaye mufite abana batatu beza cyane b'inzobe ubundi ngiye mbyana inzobe ngiyewe kubera Imana abyara abana se mbyana inzobe noneho ubundi bagiye mu buzima nazabyara umwana ngabo umwana mwiza mvuga ati umusaza urabyara umwana ariko nabyabana beza
bisa cyane basobanutse kwera Imana ivuga ijambo igasoza rero ngo naho ngaho Imana yagize gute yagiye inkura anagiye atandukanye. Nyuma rero mumaze kugera mu rugo nibwo wabonye ko ari Imana yavuze. Imana yavuze. Abantu bagiye bifata bate rero bamaze kubona bwa bukwe bubaye bavuga ati ntibuzaba batangariye Imana. Abantu bagiye bansembaza nge mabati tubarere rwose ndetse ngambwira imbavu cyase invitation banga kuntwerera bose pe nasohoye abantu bakuntwerera pe usikuntu wenda babati wenda basi invitation wenda zavana amafaranga itimwa ngo arana gwari inzira bose niba bose sinzi bose bagiye kuntwerera abe no bamena bitanu cyoze ukwe bwamaze kuba n'abantu baje kumusubukwe kumwe maze gusezerana ngeze hanze aro bantu ngiye bantwerera ati burya tubonye abantu usenga atakiriye envelope bagera bamwerera none nanyuma bagiye bansura akati tubabarire twonaga uri umukene bitazaba akaka Imana iratwemeje naho ngaho Imana yivuze ubukwe Imana bukora. Imana yagusuzuguriye abazimu kabiri yarabakubise mbona imbaga z'Imana no munsi rero Imana yabikoze neza yabiyinje neza kubera Imana. Ubuhamya bwawe ni burebure tuzongera tubuganireho ndagira ngo dufate akanya usengera abantu bose bari batakaje ibyiringiro babonaga ko ibintu bitagishobotse babone bizera imbaraga z'Imana kandi Imana ibaha umugisha. Ariko mbere yuko musenga wabanza ukabaha nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye bakuri WhatsApp nkwisha nimero imwe ya MTN ni 078 207 331 602 078 207 331 602 kasebe rimwe rya nyuma 078 207 331 602 ni amazina nuko nyine ndi kuri WhatsApp unshaka yambonera ngaho nuko bimeze cyangwa se akayakwata ngo ndikomorwa na Yesu komerwa na Yesu wambonaho naho aho ngaho niyo cano yanjye niko yitwa komerwa na Yesu. Imana ahinda amateka yisha umuzimu biremera. Amen. Kadusenga Imana rero nsoza mvuga iki rero mvuga ijambo rikomeye cyane mvuga ngo ni Imana yavuganye nawe. Haleluya. Ni Imana yaravuganye nawe reka kwiheba sikawukurira ni Imana yavuganye nawe Imana izabikora we rindira Imana ubaha Imana windi cyanyisa nacu nuva murongo hari njamundi akuri ngo murongo neza Imana izagirandika dusenga Imana tubasengere wowe ufite ibyifuzo bye bitandukanye wizere imbaga z'Imana wowe wumva araguye bite n'amasezerano uyu munsi ugaruke mu gice gufi imbere Imana Mana data wa twese bijuru Mana ifite imbaraga Mana kwizegwa turagushime turaguhimbaje Mana data wa twese kuko ikiganiro mwami dutambukije ubuhamya dutambukije n'ijambo twumvishije mwami nyema Kristo mwami abantu bose ni ukwinyagwa ku ngoma maze kamatwi mwami ikiganiro bose mwami maze ndirwa amateka. Haleluya. Amateka zahinduke ubuzima mwami uzahinduke kuko nanyi mwami abuhinduye nayashaje narunamye aho kimusiri kuri mwami kawenda amateka nanjye masaka Kristo naseka rukandi ukuri mwami gira neza kora ibitangaza rema ibitangaza murese hano se ku isi yose mwami. Haleluya. Winda amateka kandi uteka Imana ikomeye Sewa nukuba mwami data wacize intege mwami bite n'ibyo mwami abwiye bukacika intege data uwite kuri Imana ivugisha mugasosa nani ugo kugira neza abantu batabara abantu bamikimbaraga boje basugeme mwami byo kuri mwami yuko mwami utabara mushime kuva gusenga mushime kugize neza kandi kujya neza ubwoko bwawe mwisaje nizeye mwizina rya Yesu Kristo amen. Yesu abamugisha mwinshi cyane abutaha umuntu rero dene ipangambe ni abagore umudamu agira imbaza mikote amikote y'abagore rivana batuye uwamba ujyanisha ujyanisha dere birajyanye namipana ubwo ni kote y'abagore none umuntu aje kubimbwira no umuntu anagiye kubwiriza muratusoza ati bukozi twambaye ipanu n'ikote y'abagore ubwo nibivanamo ngirirwa amahigo n'umuntu amereza batakumeza amakote nyine hanyuma baje ubwiza ahantu uri mu ishuri yo kuhabwa imyenda kakuta ibikote bijye birereta birinde cyane ibikote bidafite isura nuko umuntu amaye ikote raryamba rinduka ikigina nambe kote y'umukanje rinduka ikigina ribikigina ikote ikigina kwera gusaza iracusha ariko icyo gihe umuntu arandeba umuntu asengeye mu gihe ari utwite
avuga ati mukozi w'Imana waransengeye Imana ingira neza mbyara neza uzaze ngubwire ngeze mu rugo nani mu ishuri ry'inzara aho ukuntu ashonje banza kanywe kaje banza kanywe tuganire agati waransengeye Imana ingira neza ndashaka guha ikositimu ndabate Imana ishimwe saba imigisha rwose ati Imana ishimwe ajya mu cyumba azana ikote ati ikote njye n'ubwo twabiganiriyeho ati ni gusa nini cyane ni kinini cyane uzihangane nyine ubwo uzarigabanyishe mu mutima n'abati umutima ati ngiye nzarikuriramo ikote ngiye nzarikuriramo n'ibyo nyine nzarikuriramo kote niba riza rimaza ni kote ko bantu narebe imeza ne yakote izana iyo kote n'abati ngiye sinza rigabanyisha ngiye nzarikuriramo ngiye nzarikuriramo Imana ishimwe rya kote ngire aho ni kote kundi rimeze ikote kandyambaro gato bamanze barirebe ukuntu nawe urebe icyo gihe n'ukuntu nabane nabyibushye nabyushye cyane urimo napima rwose biro byinshi uhanga mbese ikote nari mu myifite ukajya ku gatote nkavuga abantu baranze nambara ikote Wani kote ugali ukuntu rimeze urifunze ni kinini cyane none icyo gihe ndi mugufi unabaye gasongo unarabyibushye yanyaga bene ahangaha ubona ko ndi panoro ryayo ariko urumva Imana uburukagize nkagime nkavuga Imana ati Imana iratabara bari bagaseka